nuko abantu wenda bazifata nk'ibintu biraho ariko inzozi zivuga ibizaba, zivuga ku bintu bizakugeraho, zivuga ku bintu bikuri imbere ejo cyangwa se isaha imwe iri imbere yawe. Inzozi zivuga ibintu bizaba, ntabwo inzozi zivuga ibintu kubera yuko hari abantu rero bapinga inzozi kubera ko bazirose bakumva ni ibintu biraho ntibabyiteho, bakumva nyine ni ibintu biri cheap, biri chill, biri hasi nyine, biri down, bidafite respect, bidakwiye kubahwa, ariko ntibatekereze iti kubera iki twarose izi nzozi, ese icyatumye tuzirota ni iyihe mpamvu, ese hari ukugira ngo bigende gute cyangwa se byari ukugira ngo bigende ute. Nibibaza icyo kibazo, kandi icyo kibazo nicyo kiba ari icy'ingenzi. Iyo urose inzozi hari igihe uba uhawe kugira ngo ubashe kuzisengera. Buri inzozi zituruka ahantu henshi, ariko nanone iziturutse ku Mana buri muntu ntagapfa kuzisobanukirwa. Iyo utazisobanukiwe ni iki ukora, ibyo nabyo ni mu bitekereza. Niba ujya urota ukaba uri kunyumva kuri munota, ukaba uri mu bantu barota wenda inzozi ntibaziteho, uhere kuri munota uziteho, kuko inzozi ni ikintu cyiza kimenyesha ikigiye kukubaho, zaba mbi zaba nziza, ujye umenya ko ari nziza kuko zikubwiye ikigiye kubaho. Niba ari ikibi urose cyangwa ibintu biguteye ubwoba, wivuga ngo kubera ko mvuze ngo kiguteye ubwoba ngo ni kibi, no, ni cyiza kubera ko kikubwiye ko hari ibyo ngibyo bibi bigiye kukubaho. Bishobora kutaba ibyo warose ariko hari ibindi byihishemo utasobanukiwe bigiye kukubaho. Rero ibintu ngiye kubabwira ni ubwoko 10 bw'inzozi zigaragaza yuko uri kumwe n'Imana cyangwa se Imana izaguha umugisha, hazaza hazaba heza, uzagira umugisha mwitsi ndetse ukagira nabo ugira icyo ugezaho bitewe nuko nawe uzaba wagize icyo ugiraho. Mbese muri makeya ni inzozi, ubwoko bw'inzozi 10 bukugaragariza yuko uzaba umukire cyangwa se hari ikintu nakuzageraho ukageza no ku bandi. Reka dutangire gusa guhera kuri munota. Nje mwumva ni Mr Alex, ubaye utaraba umunyamuryango wacu kuri Lava TV show, kanda subscribe aho hasi, reba wasanditse subscribe kandi subscribe, urakoze kandi Imana iguha umugisha, ufungure n'akazogera. Reka dukomeze n'ubwoko bwa mbere. Ubwoko bwa mbere bw'inzozi zigaragaza ko uzagira umugisha cyangwa se uzabona amafaranga cyangwa se hari icyo uzageraho runaka imbere mu minsi yawe iri imbere. Inzozi za mbere: kurota umwana, niba uri umukobwa cyangwa se uri umuntu runaka, ukaba ujya urota umwana, umenye yuko ahazaza hawe si habi, ahazaza hawe ni heza, kubera ko umwana amenyesha umwuka wera. Iyo umuntu rero afite umwana, biba bishatse kuvuga yuko ufite umwuka wera. Umwuka wera narabashije kubasobanurira abankurikira kuri TikTok kuri Mr Alex, nabashije kubasobanurira umwuka wera ni kwa kundi ushobora kurota ikintu ejo kikaba, ushobora gutekereza ikintu ahantu wihagarariye, then umunsi ukurikiyeho kikata kiba, cyangwa se isaha ikurikiyeho kigata kiba. Nyine ni kwa kundi utekereza ikintu cyangwa se ukakirota ubundi kikaba. Uwo ni wo mwuka wera. Cyangwa se wa wundi gusa ijwi wumva rigakubwira ikintu ndetse iki kintu bikubwiye kikaba cyarakubaye cyangwa kikaba kigiye kukubaho. Uwo ni wo mwuka wera, kubera ko amenya ibiri imbere ndetse akabikubwira mbere yo kubimenya bikakubaho ariko wari ubizi. Uwo ni wo mwuka wera. Niba utari umuzi ubwo nawe ndumva usobanukiwe. Rero iyo ufite uroso ufite umwana, ni ikimenyetso, ariko ni ku ruhande rwa buri umwe wese. Ku muntu wese urota ufite umwana kandi atarasanzwe afite umwana, mwisi y'umwuka bashatse kuvuga ko afite umwuka wera, kandi umuntu ufite umwuka wera aba ari kumwe n'Imana. Buriya iyo umuntu afite umwuka wera, nyine icyo asabye Imana biri umwuka wera tucyohereza direct, bikoroha kuruta uko yasenga nta mwuka wera afite. Umuntu ufite umwuka wera abatandukanye n'umuntu udafite umwuka wera, kubera ko ntibaba batandukanye ndetse kure cyane, kubera ko umuntu ufite umwuka wera abasha gusaba Imana byoroshye bikahita bigera ku Mana, ariko umuntu udakora ko umwuka wera ababayeho kugira ngo akonekte hagati y'Imana ndetse n'umuntu. Umuntu abashe kugira uko ahura n'Imana nyine, kandi bahura mu isengesho. Nta handi hantu bapfa guhura uretse mu nzozi, mu isengesho. Aho niho Imana ihurira n'umuntu. Rero iyo ufite umwuka wera, ari wo mwana usobanuye umwuka wera. Iyo urose ufite umwana ufite umwuka wera, rero uwo mwuka wera wo byoroha kuzamura icyifuzo cyawe ku Mana. Rero bikakorohera no kugira ikintu runaka wagira, kubera yuko nawe wabashije kubaha Imana ndetse ukabasha kwakira uwo mwuka wera. Reka dukomeze n'icya kabiri. Rero niba udafite umwuka wera, utangire usenge Imana iguha umwuka wera, kuko nacyo kiri mu kintu cya mbere abantu batitaho kuba barose bafite umwana, kandi umwana asobanura umwuka wera, kandi umwuka wera yoroshya ibintu, atajyana ibintu abigeza ku Mana uko byisabye ku Mana. Ku muntu usenga uri kunyumva cyane, cyangwa nawe ndabizi urasenga, ushobora kuba ufata umunota umwe wo gusenga, iminota 2, isaha imwe, byose birashoboka. Ugasenga ugiye mu kazi wambaye agapfukamunwa cyangwa n'ibindi runaka, icyo cyose wakora, ariko ukaba ugira umwanya wo gusenga. Uwo
umwuka wera uramukeneye kubera ko byakorohera kubona umuntu umwe wagusenga ukavuga uti Mana ndagusabye miki katubyo umwuka wera ko muri kumwe katabijyana. Yego dukomeze n'icya kabiri kurota uri kumwe na perezida, muri makeya uri kumwe n'umuyobozi w'igihugu runaka. Hari abantu bambajije muri comment kuri TikTok ya Mr Alex barambaza uti se kubera iki umuntu nk'ubwo ngarose ngo Kisekedi ngo buriya yabasobanuye yuko Kisekedi ngo asobanuye Imana kuko perezida asobanuye Imana ubundi mu buryo bwo gusenga, umuyobozi w'igihugu abasobanuye Imana mu buryo bwo gusenga. Barambaza uti se Kisekedi yabasha kuba perezida buriya nako yabasha kuba Imana naye mu nzozi ngo reka ngo ngiye ngo murose ngo wapi ngo rwose oya ntukavuge gutyo ngo kuba umurose ngo ubwo yabahagarara shitani, icyo ni icyaha n'Imana ikubabarire kubera ko Imana mu nzozi iyo sobanuye umuyobozi w'igihugu. Uzarebe impamvu mbivuze ngo Kisekedi nabura yabasobanuye umuyobozi w'igihugu ni ukubera ko Kisekedi ibyo yakora byose nubwo yakora amafuti agakora ibintu runaka ibikorwa bibi runaka, ariko hari ikintu kimwe atibagirwa: kurwanirira abantu be cyangwa se kurwanira abaturage be. Icyo ngicyo cyo kigaragaza rero yuko ibikorwa nawe akora nubwo hari bimwe biri dark bifite umwijima akora ku ruhande, ariko nibibuza yuko nanone hari ikintu yitaho yuko yita ku baturage be. Rero nimukajye mujudginga umuntu ngo ko yamusobanuye gutyo ngo kujya gute, ngiye mvuze umuyobozi w'igihugu ari wese Imana iza mu ishusho ye. Mwinzozi iyo uri kuganira n'umuyobozi w'igihugu ukabona guhaye imineke, ukabona guhaye imbuto runaka, abaguhaye ikintu cyiza kubera ko n'imbuto bivuze ibintu byiza ntago ari ibintu bibi. Rero iyo urose uri kumwe n'umuyobozi w'igihugu uri kumwe n'Imana, mu gihe rero nawe ubasha kujya urota izo nzozi ukarota uri kumwe n'umuyobozi w'igihugu, ntukajye ubitekerezaho cyane kuko ndose umuyobozi w'igihugu bigaragaza nabi mu bantu ngo ndi kumwe na shitani, ndi kumwe n'umuntu runaka. No, ujye umenye yuko uri kumwe n'umukozi w'Imana, uri kumwe n'ubuntu bw'Imana ndetse uri kumwe n'Imana ubwayo. Icyo wayisaba muri ako kanya wagisubizwa. Muri makeya nurota izo nzozi ujye ubyuka ako kanya usenge, ubundi wohereze icyifuzo cyawe ku Mana kuko ibikweretse yuko muri kumwe. Ujye ubyuka usenge uvuga uti Mana ndakwinginze mfasha ungire neza kubera ko ndifuza yuko hari ikintu nanjye wangezaho runaka kweko ubisabye, kandi ukaba rose uri kumwe n'umuyobozi w'igihugu, kandi umuyobozi w'igihugu nta kintu wamwakarega ngo akikwima. Ushaka kumwaka ubutaka akabugushakira akabuguha, mu gihugu cye hari ikintu runaka yagukorera wamusabye. Rero ujye ubyuka ku kanya usenze ukicura. Ndabizi neza iyo umuntu rose agira umwanya wo kwicura, wizaba mbi zaba nziza ugira umwanya wo kwicura. Jya uhita wicura ku kanya ubundi uhita usenga kubera ko Imana ibikweretse kugira ngo usenge. Mu gihe rero utabashije gusenga ndakurahiye niyo utajya ubasha gusenga ntago bizakunda yuko Imana izahita igusubiza, ahubwo birasaba yuko uzahita ugabanya ubunebwe ukimara mu bunebwe ariko ukabyuka ugasenga, kuko iyo ubyutse ugasenga Imana igusubiza byoroshye kuruta uko yajya kugusubiza utabashije kubirota. Reka dukomeze n'ubwa gatatu n'ubusobanuro bwa gatatu: kurota utera imbuto. Ushaka kubaza se kurota ntera imbuto iki kintu cyo gisobanuye iki? Iki si ikintu kibi ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Iyo urose ubundi guhinga ni umurimo w'Imana umuntu aba arimo arakora. Bisobanuye umurimo w'Imana umuntu aba arimo arakora. Icyo nacyo reka tukivange mu cya gatatu bitewe nuko harimo ikintu bita gutera. Guhinga ni umurimo w'Imana umuntu aba arimo arakora, kuririmba, gusenga, igikorwa runaka ariko kiganisha mu by'ukora ufite inyungu ku Mana. Ibyo ngibyo nibyo gufasha abarwayi, gusengera abarwayi, gufasha abakene. Ibintu ngibyo nyine ni umurimo w'Imana umuntu aba arimo arakora. Rero iyo utera imbuto uba uri gukora ikintu runaka kizavaho umugisha wawe. Urugero ari nabyo ngibyo ndikubwira, ushobora gufasha umukene ukamuha amafaranga gusa udateganya ko azayabona cyangwa kwishyure, ariko ukaba utazi ngo inyungu izava icyo nzinzunguka kizava ngaha, wowe ukabikora just kubera ko umutima wawe ukwemeje yuko ugomba gukora iki kintu. Umutima mwiza rero niwe uzazura ibikorwa byiza Imana igufitiye, ihita ibishyira direct mu bikorwa bitewe nuko yabonye kwa kuntu wagiye ufasha abantu. Ari byo gutera imbuto. Gutera imbuto ni umurimo mwiza kubera ko ni itera buriya umuntu ateye buragira n'igihe cyo gusarura. Rero iyo utera ni kwa kundi ufasha abantu utazi uko imbuto nziza nyine, urukundo, kugira neza, ibintu nk'ibyo. Imbuto nyine icyo bishatse ko imbuto, gutera imbuto ni ukugira neza, ibintu nk'ibyo nyine. Rero iyo utera imbuto
ugira inyungu runaka iturutse ku Mana kubera ko ugira igihe cyo gusarura. Hari n'igihe urota uri gusarura nyuma yo kurota utera imbuto unarota usarura. Ubwo rero usarura kuri bya bintu byiza wakoze utari uzi ko uri kwinjiza wenda imigisha runaka, Imana nayo ikaba ngombwa ko ikugirira neza ikaguha umugisha bitewe n'ibyo wakoze, ariko bita gusarura. Rero reka dukomeze n'ubwoko bwa kane bw'inzozi urota zikakugaragariza ko uzaba umukire kandi uzaba umukozi w'Imana. Kurota uvoma cyangwa ugiyeyo. Ushobora kurota ugiye kuvoma ukavuga uti se izi nzozi zishatse kuvuga iki? Kurota ngiye kuvoma ushobora kwibeta ugakeka yuko ari bya bindi byo kujya kuvoma bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu akajya kuvoma akazana amazi akagira ikintu nakakora. No, ibi ni ibintu bihamanye kure cyane n'ibyo utekereza. Nurota ugiye kuvoma ntuzatekereze ngo nuko mu gitondo ngo nzabyuka nkavoma, cyangwa se ari wari wabitekereje uvuga uti ndaza kujya kuvoma. Ntuzabigereranye kuko biratandukanye ndetse kure cyane. Kuko iyo umuntu arose agiye kuvoma ni ikintu bita amasengesho. Buriya amasengesho ntago ari ukwikubakuba cyangwa se kwihatiriza cyane kumva ko uri bukore menshi cyane. No, ntago ari ayo masengesho ari icyo ngicyo. Amasengesho ni ugushyira umutima ku kintu runaka uri gusengera. Ushobora gufata ugavuga uti ngiye uko byagenda kose nshobora kudashobora umunsi wo kwiyiriza ubusa ngo ndeke kurya wenda nywa amazi gusa umunsi guhera saa 6 z'ijoro ukongera kugeza saa 6 z'ijoro kundi umunsi ukurikiye ukumva ni wabishobora ukavuga uti ngiye ikintu ndi bushobore ndahera mu gitondo saa 12 ngeze saa 7. Rero reka mubwire niyo ubihize gusa ukabihiga mu mutima wawe, reka mbwize kure ikintu kikubaho habaho ikintu bitinzara. Uhita utangira kugira inzara ukibaza inzara ivuye he, ukibaza naho hantu inzara ivuye bikagucanga gusa. Inzara ibiturutse kuri Satani. Abashaka yuko uko byagenda kose saa 7 wahise utazigeza. Noneho ni uzarebe nunapanga kugeza saa 6 udapanze izo saa 7 uzapanga kugeza saa 6 uzagera ikintu bita inzara, kuko Satani abazi umumaro w'ayo masengesho. Abazi umumaro w'ayo masengesho n'imbaraga ziwurimo n'uburyo Imana ibigufashemo, agashaka uburyo bwari bwose nawe agerageza ku buryo mpaka urashiduka nawe wariye, urashiduka wanyweye, urashiduka wakoze ikintu runaka, kandi uko byagenda kose agashyiramo imbaraga nyinshi. Rero iyo utazi gusenga ngo wubahe Imana cyangwa se ngo yegere, ni kakabuza nyine nawe ushiduka wabikoze, wariye, wanywe, wabyibagiwe, nawe utazi uburyo wabigezeho. Satani yagutwaye ubwoko kugira ngo abashe kugira uburyo nawe agutsinda. Namara kugutsinda ibyo wasengeraga wifuzaga byange, ugume muri bwa buzima bubi, muri bwa buzima wasabaga Imana yasabaga wifuzaga yuko Imana kugirira neza, ukaba warapanze amasengesho agapfa. Ariko nanone ikibi kurushaho ni ukuyakora ubundi ukahita uvuga uti ubwo nanyweye reka mpite mbireka, ukahita uvuga uti ubwo nariye reka mpite nyareka. Ntuzakore iryo kosa, kubera ko iryo kosa niryo ribi cyane. Niba uzayasoze ari uzongera upanga andi ariko wayasoje. Niba wapanze yageze saa 7 ukanywa icyayi saa 2 wari wabyibagiwe cyangwa se byagucitse, kinywe. Numara kukinywa uvuga uti Imana we nabyibagiwe nibi ngibi, utupfukama usaba Imana imbabazi, uvuga uti Imana ndagusaba imbabazi kuba nanyweye, ariko ntuvuga uti reka nyavemo. No, uzayakore mpaka arangiye upanga andi, kuko Imana nayo irayazirikana. Icyo gice wasenze ikuramo buriya nuko abantu batabenya Imana ni inyembabazi. Imana ni inyembabazi kubera ko izi intege nke zacu. Buriya nuko abantu nyine bi stressa bakumva yuko ubwo bakoze ikintu cyo tukireka, ubwo cyapfuye tukireka. Undi hari ikintu abantu kibabamo, kandi kuri bose hafi ya bose bagira ikintu bita failing, gucika intege, kumva yuko ubwo ikintu cyanze bise birangira. Nibagira ikintu bita kongera kurwana bundi bushya cyangwa se guhahanyaza cyangwa se gusunikiriza mpaka bageze ku cyo bashaka. Uhita ukomerezaho nubwo wagize ute wakishe, ugaseka vuga uti Imana mbabara unyeze. Imana ni nyembabazi, irakubabarira, ugakomeza ugasenga, ukayasoza, ukazongera n'andi ukayarangiza. Nakubeshya amasengesho agana n'umunsi. Imana nayo hari ndabirahiye imbere yanyu mwe muri kunyumva kumurikenye kuri uyu munota, Imana igira ikintu nakigukorera. Ntago yakwihorera ngikwirengagize ngo kubera oya. Iyo wongeye andi masengesho none ukayakora neza, igukubira ibyo wari ukeneye inshuro 2. Jya usenga wowe, usaba Imana, wongere usenge. Ubwo waba wabyishe ntucike intege, ukomeze usenge. Yego, reka dukomeze rero n'ubwoko bwa 5. Ubwoko bwa 5 bw'inzozi zizaguhesha umugisha ukaba umukire ndetse ukaba umukozi w'Imana. Kurota unywa amata.
ushobora kuba se kurota unywa amata ikintu what does it means, ibi bintu bisobanuye iki kurota umuntu anywa amata? Ese iki kintu ni cyiza ni kibi, bishatse kuvuga iki? Iki ni ikintu kigaragaza yuko uzaba umugisha ku bantu benshi. Kurota unywa amata ubundi ni umwuka wera nabyo, ariko iki ngiki kurota unywa amata ni ikintu uzahinduka umukozi w'Imana, kuko iyo umuntu afite umwuka wera cyangwa se iyo umuntu afite ikintu bita umugisha, uko byagenda kose akorera Imana. Nawe ufite umugisha kuri uyu munota ukaba utajya uwukoresha ufasha abantu, utajya uwukoresha ugira ikintu runaka ukora, ndakubwiza ukuri yuko ntudahindukira ngo utangiye gukoresha ufasha abantu ugira ikintu naka cyiza ukora ku bandi, nta kintu uzunguka. Uzakorera inyuma diho, uzakora ugira ngo winezeze n'umuryango wawe, nta kabuza Imana izabigukora bitewe nuko utajya ugira umwete wo gufasha abandi bitewe nuko nayo yagufashije. Uzaho wavuye. Niyo mpamvu mvuze gutya. Rero kurota unywa amata ni umwuka wera nabyo, ariko umwuka wera uhesha umugisha nyine. Okay, n'umwana ahesha umugisha, ariko ahantu bitandukanye n'umwuka n'amata ni ukubera ko amata ni umwuka wera utura mu mutima mu indani mu muntu, ariko hari n'umwuka wera uba uri ku muntu umuzengurutse ku buryo umuntu wese amureba akatavuga uti uyu ni umwuka wera. Reka dukomeze n'ubwoko bwa gatandatu bw'inzozi zizakugeza ku kintu runaka zizakugira umukire ndetse ukaba umukozi w'Imana. Kurota utwaye imodoka. Ushobora kuba se kurota utwaye imodoka ikintu gishatse kuvuga iki? Iki si ikintu kibi, ahubwo mu gihe niba unagize irota umenye ko Imana yaraguhiriye ndetse yaguhaye umugisha mwinshi cyane, kubera ko kurota utwaye imodoka ni ikintu gishatse kuvuga ivugabutumwa ry'Imana. Imana yaraguhiriye kuguha ivugabutumwa, yarakwizeye kuguha ivugabutumwa ngo uyobore ube umukozi wayo. Yaraguhiriye cyane, byaraguhiriye ndetse bizanaguhira niba bitaraguhira, kubera ko iyo urose utwaye imodoka uba uri mu majya meza yo kugira icyo ugeraho, kuko Imana ubundi yikoreye. Iyo Imana uyikoreye ugakora ari byo umurimo w'Imana, gusenga, kuririmba mu nzu y'Imana, kwigisha ijambo ry'Imana, kuyobora mu rusengero, kuba umudiyakoni, ibintu runaka nyine bishobora kuba ari umurimo w'Imana ushobora gukora ukumva ni ibintu biri aho, ni ibintu biri cheap, ni ibintu biciriritse, ariko nanone ukabikora byitwa ko ari umurimo w'Imana. Iki ni ikintu cyiza kubera ko uburi uzaba umunyamugisha, kuko nta kuntu wambwira ngo niba tubasha gukorera abantu bakatwishyura ntabwo Imana tuzayikorera ngo idukuriremo aho. No, niba ufite n'umurimo w'Imana ukorera mu nzu, ukora uwushyizemo umwete, ureke kwiyumva ngo wumve ngo ni wowe uriho, ngo ubwo ari ngewe uri kuwukora, ubwo nzi kuririmba, ndarenze, ndakomeye, byadanje. No, think about it. Ongera ubitekerezeho, umurimo n'uw'Imana si uwawe. Rero kurota utwaye imodoka ukarota utwaye imodoka, ariko nanone ukumva ni wowe uriho, kuba uzi kuririmba mu rusengero, kuba uzi gusenga kurusha abandi, kuba uzi guhanura ibintu wahanuye bitewe n'uko Imana yagukoreyemo, ukabirota, ndetse wamara kurota watwaye imodoka ejo ukabyuka ukarimba neza cyane. Umva ari umurimo w'Imana nyine. Utwara imodoka ni umurimo w'Imana uko nabasobanuye, ukumva arembye neza, abantu bafashijwe, akavuga ati tayari kabisa narene bakuvuga nawe ukishyiraho. No, iki kintu wongere ugitekerezeho neza. Niba nakuvuga ujye uvuga uti icyubahiro cy'Imana ntabwo ari icyanjye, mureke kunsingiza, musingize Imana yamaye kuririmba neza bigatuma umwuka wera yurikira mu bantu. Ujye uvuga utyo, ubu wavuze utyo, Imana nakubeshye ubu uyihagarariye 100%, nayo iguhesha umugisha bitewe nuko iguha umugisha, iguha amafaranga, iguha icyifuza bitewe nuko nayo uwahaye icyubahiro cyayo. Uba wagaragaje ko Imana ari iri hejuru, atari wowe uri hejuru. Uba wagaragarije abantu, wagaragarije buri umwe wese yuko Imana ariyo iri hejuru, atari wowe uri hejuru. Rero niba uzi kuririmba, niba uzi kwigisha ijambo ry'Imana, niba uri umuyobozi runaka mu rusengero, tangira uhesha Imana icyubahiro. Niba kuvuga neza uvuga uti ni Imana yabikoze, ni Imana yakoze ibi ngibi ikaduha ibi ngibi dushoboye, kuko ishatse yabitwambura mu munota umwe. Rero niyo mpamvu mukwiye gusingiza Imana, mudakwiye kunsingiza ngo nzi kuririmba, mudakwiye kunsingiza ngo nzi kwigisha ijambo ry'Imana, mudakwiye kunsingiza ngo nzi kuyobora neza, ngo nzi ibintu nk'ibyo. Ujye uvuga uti ni Imana yabimaye. Wabikoze utyo nta kabuza Imana iguha icyo wari ukeneye, iguha umugisha. Rero kurota utwaye imodoka ni ivugabutumwa ryiza ry'umurimo w'Imana. Reka dukomeze ubwoko bwa karindwi, kurota utashya inkwi. Ushaka kwese kurota utashya inkwi, ikintu gisobanuye iki? Kurota utashya inkwi ntabwo ari ikintu kibi, ni ikintu cyiza ndetse cyiza cyane, kubera ko bisobanuye ubundi gutashya bisobanuye mu buryo bwo gusenga
mu buryo bw'umwuka wera bisobanuye ugusenga. Ushobora gutashya inkwi ukumva yuko ari ikintu runaka urimo gukora bisanzwe, niba wanyu wenda ahantu utuye mutashya ugatekereza yuko wenda kubera ko ejo uzabyuka ukabanza ukajya gutashya bivuze ko ari inkwi ejo uzatashya arizo warose. No, ntago ari cyo kintu bisobanuye. Bisobanuye ko ukwiye gusenga. Imana ibiguhaye icyerekezo cyo gusenga, utazi ikintu usengera ariko ugasenga. Impamvu Imana ibikubwiye kugira ngo usenge, hari ibintu runaka igukorera utabizi. Turabihamyana nge nawe 100% ariko hari ikintu Imana igukorera utakizi. Hari nicyo igukorera ukakibona ko ikigukoreye. Gusa n'ikindi kintu Imana igukorera ntumenye ko nyine ariyo ikigukoreye, gusa nanone ugakurura nawe ukabona yuko ari ikwiriye kuba yagikoze. Rero iyo niyo Mana nundi bayagikoze. Gutekereza yuko Imana ariyo yakoze icyo kintu niyo iba yagikoze, ahubwo we nuko ubutazi uburyo cyakozwemo. Naho ubundi hari ibintu Imana idukorera tukabibonesha amaso yacu, hari n'ibintu ndetse Imana idukorera ntitubimenye yuko ariyo yabikoze, ariko yabikoze ndetse utazi n'igihe byakorewe, ukabona we byikoze utazi uko byakozwe, ariko hari Imana yabigukoreye. Ushobora kubura amafaranga ugagerageza uburyo bwawe bwose, urugero ushobora gusaba ugutira abantu amafaranga ukabaguza amafaranga bose bakayakwima, gusa hakavamo umuntu umwe muri babandi wagujije bari barayakwimye akaza akayaguha. Nawe muri wowe ugomba gutekereza, nuko abantu wenda hari igihe abantu rero uburyo bateye, hari igihe wibagirwa ibintu, hari igihe udatekereza ku kintu. Umuntu yakwimye amafaranga arongera arisubira yarayakuzaniye, usinumva aha atari umukozi w'Imana cyangwa se atari Imana imutemo kuyaguha. Ni hehe? Ahubwo ujye ushimira Imana mu gihe kintu kibaye, ujye ushimira Imana, ushimira Imana, ndagushimiye bitewe nuko wamfashije amafaranga nkayabona kandi nari nayabuze kandi nawe yari yayanye. Gito ugira umwete wo gushimira Imana. Mu gihe udashimira Imana ntuzateganye ko hari ikindi kintu Imana izakomeza kugukorera mu gihe utabasha kwishimira. Ni kimwe nk'umuntu niyo ushimiye umuntu buriya nawe agira umwete wo kujya kugufasha, ariko mu gihe utamushimiye akabuza nawe arakwihorera akavuga ati se uyu muntu mpora mfasha, uyu muntu ngirane, nawe arabirambirwa bitewe nuko ntujye umushimira. Nta kintu umukorera runaka gituma yishimira kugufasha. Niba Imana igufashije igize ikintu runaka igukorera, jya utishimira. Yego, urakoze. Reka dukomeze rero n'ubwoko bwa munani bugaragaza ko uzaba umukire ndetse Imana izakuba hafi ndetse uzaba umukozi wayo. Ubwoko bwa munani, kurota utoravuka. Ushobora kurota ntoravuka ikintu gisobanuye iki? Ushobora kurota uteravuka ukibaza ikintu gisobanuye, gusa iki si ikintu kibi, ahubwo ni ikintu cyiza ndetse cyiza cyane. Mu gihe urose inzozi gira umwete wo gusenga, gira umwete wo kugira ikintu runaka ubwira Imana, kubera ko Imana ikubwira ikintu ubundi kizakubaho. Ndetse iyo urose utoravuka ni ikintu gisobanuye yuko ari imbaraga n'amavuta. Imbaraga n'amavuta ku bantu basenga muri kunyumva neza, ni imbaraga n'amavuta uhawe. Kurota utoravuka wenda uri munsi y'igiti cyangwa se wuriye ukazica zihiye, gusa ihiye voka ihiye apana voka idahiye. Iyi idahiye aba atari icyo gihe, ariko n'ubundi uba ukwiriye kubisengera Imana. Ibikoretse yuko iguhaye imbaraga n'amavuta, kubera ko voka ni imbaraga n'amavuta, nicyo kintu bisobanuye. Rero imbaraga n'amavuta bimara iki? Imbaraga n'amavuta ni kwa kundi ushobora kubura umuririmbyi ugashobora kuririmba ijwi ryawe ndetse n'amagambo uri kuririmba mu ndirimbo bikanezeza imitima ya buri muntu wese uri muri rusengero cyangwa se uri ahantu uri. Ku bantu basenga ni kwa kundi ushobora gusenga ugakurura umwuka wera mpaka ageze aho muri. Ni imbaraga mbese n'amavuta. Ndetse ikindi icyo bishatse kuvuga voka ni kwa kundi niba uri umunyamasengesho ushobora gusenga ugakuraho ibintu byinshi, ugakuraho muri make. Umuntu agashobora kuba arwaye ukahita umusengera agatakira, umuntu agashobora kuba afite ubukene ukamusengera Imana igaca inzira, umuntu akaba afite indwara ukamusengera agakira. Muri make ni imbaraga ndetse n'amavuta. Ndetse no kwa kundi ushobora gusenga abantu bagafashwa we kubera ko uri gusenga. Icyo ni cyo kintu nacyo gisobanuye ko ari imbaraga n'amavuta. Ndetse ku bantu nanone bayobora ni kwa kundi ushobora kuyobora ugihagarara imbere yabo byonyine, abantu bakahita bafashwa. Nta kintu nakuvuze, nta n'ikintu uratangira kuvuga, umuntu akahita afashwa. Muri makeya imbaraga n'amavuta bikuriho kubera ko urahagarara icyobora kikada kikugeraho. Ndetse buri muntu wese yakora akavuga uti uyu muntu afite amavuta, uyu muntu afite imbaraga. Buri wese nyine akata kwiyumvamo akumva yuko koko urashoboye, ukwiye kubaza imbere ndetse ukabigisha nta byo gufeka ngo bumve yuko runaka umeze gutya na gutya. No, bakita bumva yuko ukomeye. Yego,
iki nicyo kintu nacyo gisobanuye yuko imbaraga n'amavuta ni ikintu Imana iha umuntu uyikorera cyangwa se umuntu uzagera ahazaza heza. Kuko ifite imbaraga n'amavuta nta kabuza umugisha nawe urawubona. Kuko ifite imbaraga n'amavuta ushaka gusengera umurwayi agakira, Imana ikagumugisha, cyangwa se n'uwo murwayi akagikina kugenera. Bura nuko wenda simvuze ko ukwiye gufata ibintu byose by'abantu usengeye, kubera ko ugomba kutabifata ubundi niko Bibiliya ivuga, kuko uba wihembye ibyo mu isi. Ariko iyo nanone nawe iyo ugize ubwenge buke, ubwo nyine nawe n'Imana nyine irakureka ikareba ibyawe. Niba umuntu ashaka kubiyetereka nkubakira inzu bitewe nuko wansengeye nkakira, ubwo uri umuntu utekereza biri high level, wenda icyo Imana yakubwiye ati ntubikore, aho ngaho ntiwabikora. Ariko mu gihe nanone ubona ko bikwiriye bitewe nuko nta hanze ugira, wabikora, wayifata rwose, aho ngaho nta kibazo. Urumva nyine harimo umugisha wo mu isi ndetse harimo n'umugisha w'ijuru. Imana ikugenera umugisha, ndetse n'uwo muntu yagize icyo atekereza gukora arakigukorera, ukagira inyungu ubigiramo bitewe nuko wamusengeye, ufite imbaraga n'amavuta, wamusengeye agakira, wamusengeye akagira umugisha ageraho. Ibyo bintu ngibyo nyine. Reka dukomeze n'ubwoko bwa 9 bw'inzozi zihesha amafaranga, ukagira ikintu ugeraho ndetse ukazaba umukozi w'Imana. Kurota urya igisheke. Kurota urya igisheke ushobora kumva uti se ko turya igisheke ibintu bisobanukira, ukabyibaza bikagucanga. Kurota urya igisheke ni ikintu cyiza kuko ni ibinyembaraga. Kurota urya igisheke ni ibinyembaraga, kuko irose uri kurya igisheke babashatse kuvuga ibinyembaraga. Ibinyembaraga ni ikirero, ni kwa kundi ufite imbaraga zirimbura, imbaraga zimira izindi. Nkuko Mose yari afite inkoni, gusa inkoni si yabikoraga, ahubwo imbaraga zari ziri muri yo nizo zatumaga iyo nkoni ihinduka inzoka ikamira izindi nzoka zose ziri aho yabagari. Rero ikintu bita imbaraga cyangwa se kurota urya igisheke ni imbaraga zimira izindi, imbaraga zimira izindi, imbaraga zimira imbaraga z'abapfumu, imbaraga zimira imbaraga z'abakonikoni, imbaraga zimira amahembe zikayarimbura zigakuraho imigambi y'abarozi, imbaraga zikuraho imigambi y'ibicakubiri y'ibiguhiga, imbaraga zirimbura abadayimoni, imbaraga zitwika abadayimoni bagashya bagapfa, imbaraga zishobora gukuraho imigambi ya shitani, imbaraga muri makeya zishobora gukuraho ibyo Satani byose akwifuzaho. Niza mbaraga nyine zishobora gufata imbaraga za Satani zikazicisha bugufi. Za mbaraga zishobora kunesha Satani. Za mbaraga Satani nagaraga agakinisho, Satani ntago ari umuntu woroshye utagira ngo kuba tumuvuga tukamuvuga ko dushaka. Ntago Satani ari umuntu woroshye, ari umuntu uraho. No, Satani ni umuntu ukomeye ndetse cyane ufite imbaraga zikomeye. Rero iyo urose uri kurya igisheke, Imana nayo bayaguhaye ikindi kintu bita imbaraga. Yego, imbaraga cyangwa se ari nabyo buriya ibi bintu byose mbabwiye kugeza kuri iki cya 9 harabura kimwe ngo dusoze. Ibintu mbabwiye ni utajya unabirota, utangira usenga Imana iguha impano yo kwerekwa ndetse n'Imana yo kurota. Kuko ufite impano yo kurota nta kabuza wazajya ugira connection hagati yawe n'Imana, hagati yawe ndetse n'Imana. Rero ndababwira ibintu mukagira ngo ni ibintu biraho, ni ibintu biri aho ngaho wenda by'imikino. No, ntago ari ibintu by'imikino, ahubwo wowe niba mu buzima bwawe utajya ugira ikintu bita kurota, tangira niba ujya nabirota hagashira igihe kinini utarose, umenye ko ni Satani udashaka kurota. Ndakwinginze niba utajya unabikora, utajya upfa kurota, tangira usenge Imana yongere gusure bundi bushya. Niba ugira urota gake, ukarota rimwe mu kwezi gutyo, anigisha kurenza ukwezi, ukaba utagira urota cyane, tangira Imana isabe kwegera bundi bushya, ikugaruka bundi bushya, kuko Imana ibikora kugira ngo iguha amakuru ibizakubaho. Ese wabaho udafite amakuru ibizakubaho? Buriya abantu b'abakristo cyangwa se abantu begera Imana cyane bafite ibanga rikomeye cyane, kubera ko bazi inyungu yo gusenga Imana ikagusanga mu nzozi. Kuko hari ibintu bamenya mbere ko bibabaho, bakabikanga ko babisengera bikavaho ntibizabagereho. Kandi koko nk'urugero nanjye wenda sibyo, ntago nyapfa kurota cyane, gusa ndarota, kandi inzozi ndotse uko byagenda kose ziraba. Nk'ubu nanjye hari inzozi ndi gusengera bitewe nuko nazirose, mvuga uti Imana izi nzozi zinkureho, si nziza pe, ni mbi ndetse mbi cyane, ariko ndabizi neza ko zizaba ninasenga. Rero nanjye ubu ngubu ndi gusenga nsaba Imana ko yankuraho ibi bintu ntibizangere. Rero igisheke mu nzozi cyo bishatse gusobanura kuri igisheke ni imbaraga zimira izindi, imbaraga zirimbura izindi. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu cyiza bitewe nuko iyo urose ufite imbaraga zimira izindi, imbaraga za Satani n'imigambi yose mibi kuri buzima bwawe, urasenga bikavaho, ndetse iyo bivuyeho nanone hari ikintu winjiza umugisha.
winjiza umuhe mugisha, winjiza umugisha Satani yari yafunze, winjiza ibyo Satani atifuza ko bikugeraho, ibintu Satani yari yahagaritse kugira utakugeraho bikugeraho bitewe nuko wasenze. Reka rero dukomeze n'ubwoko bwa gatanu bw'inzozi bugaragaza yuko uzaba umuherwe cyangwa se uzaba umukire ndetse Imana izakuba hafi kandi uzakorana n'Imana bya hafi. Kurota urya imineke cyangwa se imbuto runaka. Ushobora kurota urya imineke ukumva ni ibintu biraho, cyangwa se ukaba turya imbuto ukumva ni ibintu biraho. Ntago ari ibintu biraho. Kurota urya imineke ni ikintu cyiza, kubera ko kurota urya imineke bisobanuye ubwabyo umugisha. Kurota urya umuneke bibwabyo bisobanuye umugisha. Rero mu gihe urose izi nzozi ukazirota muri wowe, ukarota uri kurya imineke, ukarota uri kurya imineke, iki ni ikintu ndetse nakubwira 100% yuko Imana yakugiriye neza. Hari ikintu Imana yakuremeye runaka kizakugeraho nubasha kuba maso. Rero mu gihe urose urya imineke, mu gihe urose urya imineke cyangwa se mu gihe urose uri gukora ikintu runaka cyo kurya imbuto, igikorwa runaka cyo kurya imbuto, umenye ko Imana iguhaye umugisha ndetse ibintu byose ugiye kwerekeza amaboko uzabigiramo umugisha. Niba watinyaga kujya gucuruza, utangire ubishyiremo imbaraga, kuko Imana yakweretse ko ibintu byose ugiye gukora izajya biguheramo umugisha. Rero ndabashimiye, dore dusoje ubwoko 10 bw'inzozi zigaragaza yuko uzaba umukozi w'Imana kandi uzagira umugisha, uzagira amafaranga, uzagira ubuzima bwiza imbere hawe. Rero niba ujya urota kimwe mu nzozi muri izi, utangire usengere kugira ngo usengere Imana ikube hafi, kugira ngo ikube hafi ibikurindire, usabe uburenzi ku bintu runaka Imana yagusezeranyije ndetse n'ibyo yaguhaye, kubera ko Satani ababayeho kugira ngo abiriganye umuntu Imana yasezeranyije ibyiza. Yego, ubwo nibwo buzima bwa Satani, kugira turiganye ibyiza byacu, atwibe imigisha yacu n'ibindi bitandukanye. Rero uba itarakora subscribe, reba aho hasi, wibuke gukora subscribe, reba aho hasi handitse subscribe, ukore subscribe ndetse urebe n'ahandi handitse hari akazogera, ukande kure ukazogera, ndetse numara kukanda kure ukazogera, ufungure all notification, ujye ubasha kuba mu ba mbere bagomba kumenya ubusobanuro bw'ibyo tugenda tubagezaho umunsi kundi. See you around, kundi busobanuro tuzabagezaho undi munsi ukurikiyeho.